gute ni kuri y'umuryango uyu munsi mufore tugiye kuganira kuki karo kantu mfite muri kukabona let me show you well sinzi muri kukabona neza uyu munsi ndashaka ko tuganira ni kuri y'umuryango tandukana ku mafaranga yawe 2,800 yonyine niyo naguze kano kantu ni spray tandukana n'umwuka mubi mu nzu ni kuri y'umuryango Shushu TV ku 2,800 udahenzwe haraho muzabona bigurisha 10 biterwa nako umuntu yarangwe naho yakuye ariko nge niyemeje ko ahantu nzajya nk'utuntu duhendutse kandi tw'abasirimu nzajya nkurangira iyi ni spray usprayinga mu nzu cyangwa se utera mu nzu igahumura neza nk'insirimu ni kuri y'umuryango rero Shushu TV twabahaye ikaze hari ukuntu winjira mu nzu donc ntihabe hahumura nyine nk'irusirimu cyane wumve ngo harahumura ukuntu ariko umwuka urimo nanone kwa kundi wirwa wafunze ugiye mu kazi n'ibindi winjiye mu nzu ugifungura kumva icyuka sorry cyangwa se ukagira nk'umushyitsi akaza kugusura akinjira mu nzu ukabona atangiye hari ukuntu tugira mu nzu icyo bita imirayi ntago uzi niba muyizi ifata mu nguni z'inzu hakazamo udusimba nyine iyi nzu irimo imirayi myinshi irimo utuntu n'utundi haba hafite ukuntu hahumura ukuntu nyine hariho atari nziza hakaba utari kubasha kugura ububare na wood kubera ko bihenze ngo ugure byinshi ushyire mu nzu ariko spray nayo ntizakunanije spray y'amafaranga make nurebe iki kiganiro ndakurangira aho wayikure ku mafaranga make 2,800 kandi ugahitamo oderi ushaka ukabanza ugapuriza ukumva oderi iri kuguhumurira neza ukumva kuntu nyine hameze neza ntagarwa ngo tugomba guhumuza inzu tugomba gukora amasuku ariko twagize abashyitsi abenshi dukora amasuku en general ngo ariko tugiye kugira abashyitsi no you deserve better ukwiriye ibyiza nawe ukwiriye kwiyumva uhumura ukwiriye kumva usa neza ukwiriye kumva winjira mu cyumba nawe ukumva sigongo ngo ugiye no kubikora ngo umugabo yavuye safari ku bantu mufite abagabo bagiye safari sigongo ngo ugiye kubikora ngo kubera yuko donc hari occasion spéciale habaye ikintu kidasanzwe mu jujane no you have to love yourself ukwiye ibyiza nshuti yanjye mu byiza rero ukwiye no kuba ahantu hahumura kandi udahenzwe iyi yitwa ngo fresh room cyangwa se air freshener yanditse ngo anti tobacco donc karahumura neza rikumva ivuga ngo long lasting essential oil long lasting donc uraga priza mu nzu kakamara like nk'isaha 2 kuri 3 ushobora no kuva mu gitondo wagashyizemo wajya muri cya cyumba washyizemo ukahita wumva harimo odeur idasanzwe ku 2,800 gusa niyo naguze kano kantu kandi deka turebe kaba kariho mililitiro 300 maze kukamarana ukwezi kurenga ushobora gupuriza uyu munsi ejo najya gupuriza nkumva ya odeur iracyarimo nkabyihorera 2,800 wapuriza hehe muri salo mu cyumba cy'abana ako kitarimo abana batoya cyane bo munsi y'imyaka 2 ugapuriza nyine ahantu hose ku buryo haza odeur ihumura ku buryo n'umuntu wagusura gutunga yavuga ati kuri rwa abasirimu kuri 2,800 reka dutandukanwe no guhendwa wivuga ngo inzu yawe izaba ari insirimu ari uko ufite ibi na biriya ari uko ufite amafaranga ntabwo iteka tubona amafaranga yo gukora ibyo dushaka byose ahubwo tugomba kuri yandi dufite makeya kubaho ubuzima bwiza kandi natwe turi proud of ku 2,800 rero kano amabwiriza ariho atubwira ko iyo ugiye kugapuriza urabanza ukagashekinga ukakazunguza ikindi ukirinda kugashyira ahantu abana bagera ikindi nk'andi madeodora yose ukirinda kuba bagashyira ahantu kari buhure n'umuriro kubera ko byabyara ikibombe niko nabyita ubu nkanze hano nkahita mfungura ikibiriti nkashiraho umwambi cyangwa bigahura n'umuriro tayari umuriro ushobora gukora accident niyo mpamvu akantu henshi uzasanga bashyizeho ngo shyira kure yaho abana batagera hari we mudamu ushaka no kwitegura umutware hari we mudamu ushaka no kwitegura umutware aze mu cyumba asanga haranukamo inkari umwana yanyayeho haranukamo inkari hari babandi ngo amavangingo niyo biba ku urugo rwa materawe nta mattress protect igira
mwariye mugize ibyo mugize, matera ugize isoni yo kuyanika, icyo cyuka kirimo aho, pampa y'umwana, imyenda umutware wa yaje akiyamburiramo ukaba utanayisohoye mu cyumba, iyo oderi yose, kuba hanafunze byonyine, ibintu byose harimo garderobe, harimo imyenda, harimo amamari, harimo iki, mbega n'aka oxygene karimo karabarika. Kubera umwuka uri mu gifunguro utawumva, erega ahantu harimo icyuka uhabwirwa niyo ufunguye, urafungura ugahita wumva icyuka. Kora amasuku mu cyumba cyawe uhakore neza, nurangiza upurize mu karo kantu mbere yuko nk'amasaha abiri ataha. Azinjira mu cyumba agira ngo agiye muri hoteli, kandi ku bihumbi 2,000 byawe na 800, ndabivuga mbisubiramo, 2,800 ni amafaranga make cyane ushobora gupyeta nk'iminsi nk'ibiri igihe wenda bitewe n'iposho baguha. Hari no yabona umuntu uze uragira gutya kwikubise hasi hano gasadukaho gatoya ku mufuniko, but it's okay, uragira gutya ubundi ugapuriza. Let me do it. Abonye dore ubundi gupuriza hehe mu nzu muri salo, niho mba ndi gukorera ibiganiro. Ahantu hose umva ndabigutuye, uzabigerageze uzanshimira. Haba harimo rero oderi zitandukanye, aho ugenda ugahitamo oderi ushaka, ukabanza ugapuriza nko kwa kundi umuntu ajya kugura amavuta bwa mbere bashyashya atisigaga, akabanza kumva impumuro, akabanza akareba ukuntu ameze. N'izi ngizi uragenda ukabanza ugapuriza gakeya mu ntoki, ukajya gutya ukumva oderi ari nziza, uyikunze ukagatwara. Kandi uri wa muntu ukunda none n'ibintu bivanze bidahora ari ikintu kimwe, ukaba watwara 2 cyangwa 3 uyu munsi ugateramo kamwe, kuko ndabizi hari abazigurisha 10, 15, 20. So uguza akanga mililitiro 300 nakarushaho gukoresha amezi 3. Wateye uyu munsi, ejo urasibira ko akenshi biba bikirimo, ejo urongera urateye gutyo. 2,280 buri kumva ufite 10 yawe ushobora gukuramo 4, 5 na 600, 10 na 100 angahe gutyo. 4 cyangwa 3 mu 10, 3 mu 10, ukagenda wera ukagira ko mu cyumba, ukagira hari abantu bakunda guhumura, of course, kandi guhumura ni ibya mbere. Ukagira ko mu cyumba, ukagira ko muri salo, ukagira ko muri douche, ukagira ko mu gikoni. Wowe uhitamo bitewe na oderi ushaka, uhitamo bitewe n'impumuro ushaka. 2,800 yonyine, akanjye niko nahisemo. Ubusanzwe nakoreshaga ububani na udi, ariko hari igihe ububani bushira kandi udi nge ntabwo nyikunda cyane, impumuro yayo nyine hari ukuntu imota nkumva naba n'ububani, kubera ko udi nayikoresheje cyane. Hari igihe nyine ugeraho ugahaga impumuro, donc ukajya wumva ni bya bindi mu buzima duha dushaka ibishyashya, sibyo? Ukaba wumva ni bya bindi bikisubiramo. So hari igihe ushaka ibintu bishyashya, rero kugerageza ibishyashya, try this one, you will thank me later for sure, kandi uzambwira uzanashimira nyuma. 2,280 urabikura hehe rero? Niyo mpamvu njya nkubwira ngo dutangirane video tuyirangizanye. Ubu umuntu wavuyeho ku munota wa 2 cyangwa wa 3 ntago yazimenya ibyabaye, ntazaho byarangiriye, nta nubwo azabikura. Muri commentaire niho usanga ari kuvuga ngo kuki utabitubwiye, ngo uri kuturira umwanya. Ngomba kubanza kugusobanurira, ngomba kubanza kugusobanurira. Uyu mwuka mubi uri mu nzu, hari igihe abatarimo ibintu byinshi, ariko just ko amadirishya yiri wafunze, nta kuka ko hanze kinjiyemo, icyuka cyo mu nzu afungura ukumva kikwirutseho. Cyane akantu gahumura nk'umusirimu, kugira ngo umuntu yawe ninjira mu nzu atavuga ati kumbe kwa shusho nuko bimeze. Hari ukuntu umuntu akorera akumva araguciye amazi aragusuza, ariko byibuze kuri 2,800 yawe yonyine humura neza, humuza inzu yawe neza. Ibi ni ibintu gutaba ibitezo birabye umuriro bigura 15, ngo ugure n'ububani bwa 5 uzajya uhora uragura kanga ugakoresha amezi 2 bitewe n'uburyo ugasprayinga cyangwa 3, uri kumva. Ugure n'utundi hatungahe, nushaka kugira oderi yo mu cyumba, yo muri salo nahe byaroroshye. Kubera ko maze kugasprayinga ndi kubereka, nta no gusprayinga byinshi, 2 cyangwa 3 mu nguni z'inzu gucya. It's enough, for sure it's enough, it's really enough kuba impumuro ihagije. N'uri karya guhumura nk'akantu k'agasabuni ukuntu, kakongera kajya gusa nk'akantu k'amavuta ukuntu, nyine biravanga vanze, ntabwo wamenye ngo niyo oderi, ariko ngiye kuri nge ndagakunda. Barumva
karamonta neza vraiment, karahumura neza cyane, karahumura neza cyane. Reka dusome kuri instruction ukuntu haba handitseho ngo danger warning, danger extremely flammable aerosol, keep the packing or rubber if medical advice is required, keep out of reach of children. Bya bindi nababwiraga, mwirinde kubigeza aho abana bari ko ntago bari byiza. Keep away from heat, shyira kure ahantu hagera ubushyuhe cyangwa bibyara ibisasu. Hot surface, ahantu hashyushye hariho hose. Spark, open flame and other source of ignition. Okay, no smoking, do not spray toward flames or another source of ignition. Kuba wasprayinga ukajya nko gusprayinga, nakoze bivuga ngo nko mu gikoni ukajya gusprayinga ugasprayinga gazi iri kwaka, kwiteza ibibazo. Sprayinga ahantu hatari ibintu bishyushye, hatari gaze, hatari umwambi wacize cyangwa amabuje cyangwa ukora ibisasi wawe. Nibiri kureba simba nabagiriye n'inama nkabasomera na instruction. Okay, do not piece of burn even after use, protect from sunlight. Na nyuma kugakoresha rinda kuba wagashyira ku zuba, donc ugakoresha ushyira nka hejuru ya garderobe, hejuru y'akabato ahantu hatagera abana, ahantu nyine gatuje kabisa, sibyo? Hanyuma nk'ibindi byose nyine gafite instruction, gafite amabwiriza. Okay, twari tumaze gusoma. Do not expose to temperature exceed, ntuzashyire kuri degree Celsius 50 ahantu irengaho. Okay, batubwiye amabwiriza yabo, irinde kubishyira ahantu hashyushye, irinde kubicanira ahantu hari inkongi y'umuriro, cyangwa se hari ikibatsi cy'umuriro ku buryo bishobora guhura bigateza ibibazo. Irinde ko byahura n'abana, irinde ibi na biriya. Ibyo ntibigutera ubwoba, no ku mavuta biba byanditseho na hehe. Ntuvuge ko ugiye kugura igisasu wehe kagure. Ikindi amabwiriza ni uko ugiye ugatera urabanza ukagira gutya, wamara kubikora ukahita upuriza mu cyumba cyawe cyangwa ahandi hantu. Wabonye 2800 byawe ugahumuza inzu. Ndumva nakomeza mpuriza, ariko iyo bibaye byinshi nanone murabizi ni umuntu yiteye parfait nyinshi nawe ubwo yahera n'umwuka uba wumva bibaye too much. Uteramo gake na mpamvu nkubwira ngo mililitiro 300 cyangwa se amagarama 170, dore biba byanditse hangaha. Birahagije kuko wagakoresha igihe cy'amezi 3 cyangwa 2 cyangwa ukwezi n'igice, ariko niho wagakoresha ukwezi kumwe. Niho wagakoresha ukwezi kumwe ku 2800, hari igihumbi cyaba kiriho. Urabikura hehe? Muri shike. Niyo mpamvu njya mbarangira, kubera yuko nanjye aka kantu nahabonye ari umwe mu ba influencer kuri TikTok wahapostinze. I was like reka ngire ndebe koko habamo ibintu bihendutse. Ngezeyo nafashe video one by one, nabanze gukora video ndi kubarangira imitaka, nabanje gukora video ndi kubarangira imitaka y'abana ko ibayo kandi ku mafaranga make ya 3500 ugatwara umutaka. Injirira muri shike ahantu kuri Beka. Shike ku ruhande rwa ruguru kuri Beka harebana na niriya ntuze niriya parking, hari abaparitse amamodoka menshi. Ku muryango wa Beka ku ruhande bariho winjirira, hari ukomezemo imbere uhita ukata ibumoso bwawe, hari alimentation y'abashinwa yitwa Easy Buy. Easy Buy, uko nguko Easy Buy mu Kinyarwanda, like gura bihendutse cyangwa byoroshye, I don't know ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda. Easy Buy, muri Easy Buy habamo ibintu byamake one by one. Nzajya mbibereka ibyo nagiye nkuramo, ibyo nteganya kujya kubuzanamo, ntago nkihendwa. Ngize impamvu njyana hariya 3000 byanjye cyangwa 5 ndagenda hari utuntu 2 nzanamo kandi twingenzi ndibuzane nkashyira mu nzu yanjye, nkahumuza inzu hagasa neza kandi ntahenzwe. Tandukana no kugura air freshener y'ibihumbi 15 2800 ugahumuza inzu yawe, kandi kuroderi ushaka ziba ari nyinshi ugahita mugena hishemiye. And for me ntago nkunda ibintu birambiranye, kandi nigashanza hindura oderi. Ngeragije nyine ntarange n'ibindi. Ndabakunda rero ni kwica n'umuryango, mba nifuza ko ibyiza namye namwe mwabimenya. Ku bihumbi byawe 2800 wagura kano kantu ugahumuza inzu yawe. Amagarama 300 ni muri shike. Uraca ku muryango wa Beka. Ikindi ubaye utari muri Kigali, sibyo? Ubaye utari muri Kigali ariko uri mu Rwanda ukaba ugashaka, ntabwo nzakakugurisha nkuko nagera nkakarangura ku 2800 ngo nshyire kuri 5. Uzohereza amafaranga yawe
ndizeye nge ncuruza online, abari mu gihugu hose twohereza, ncuruza online, amadira, inkweto za caguwa, online business. Hanyuma ukanyandikiye kuri WhatsApp umpa amafaranga, umena message igaragaza ko wayohereje 2800 yo kukagura. Nimva kukagura nkakwereke, niba ushaka natungaye ntukwereke. Hanyuma nindangiza kuriza birayi yawe, icyo nzakora ngewe nzagenda mu mujyi njye kugashaka nkakohereza. Donc niba ushaka nka dutatu byaba ari angahe ubwo? Dutatu tubiri byaba ari 2800 kongera 2800 4 5600 kongera 2800 7600 800 8,400 uzohereza 10,000. 500 azaba ari kujya mu mujyi, 1000 kibe kukohereza kuriye aho uzabuherereye. Nimba uri muri Kigali uzabyitegera, nimba uri muri icyatanu ubwo no kuvuga ngo ugure twinshi icyarimwe tw'amabara atandukanye, udushyire hariya uhumuza icyumba uko ushaka, uhumuza saro uko ushaka, uhumuza igikoni uko ushaka. Utabishoboye uri muri Kigali nyarukira muri Zibayi ubyirebere. Ubwo iyi service kwanza nta n'ubwo abantu bo muri Kigali, nyemereye umuntu uri mu ntara mu gihugu cy'u Rwanda, umuntu uri mu ntara uzohereza 10,000 ugurire dutatu, donc 8,600 nta nyungu ngushakamo. 8 hari abantu bumva batazi kandi n'abantu batarangirwa, urangira umuntu akumva ntazi byari byo. 8,600 byo kugura dutatu kugira ngo tugurire rimwe, 1000 cya agence. Nimba uri mu ntara 1000 se cya 1000 cya agence, kubera ko ncuruza online. Ikintu nzakora ni kimwe, nimbona umukiriya ugura ibyanjye ncuruza nkabiha motari akabijyana, wowe uzishyire 1000 cya agence, motari nzahita bimuhajye kubikoherereza. Uhumuze inzu yawe, ubu umusirimu kandi ku mafaranga make cyane. Nge ncuruza online nagara amafaranga nshaka, bidashobotse uziyizire ujyeyo easy buy mu mujyi muri shike, ugura utuntu two guhumuza mu nzu yawe. Niki kindi ushaka ko nkurangira? Genda bifite byinshi cyane, nzajya mbereka one by one ku mafaranga make, ugahumura neza, ugahumuza inzu yawe neza. Even if nubwo nta cadastre ufite, even if nubwo udafite igisenge cyangwa udafite etage, iyo chambrette yawe na salo ubamo yihumuze, utitaye ko bibyigana, utitaye ko abana barara muri salo karara mu cyumba, cyangwa akarko 2800 byonyine. Uhumuza inzu ku buryo n'uwagusura avuga ati burya wa muntu nuko bitaraza ariko no musirimu. Ndabakunda cyane, Imana ikandusha kandi bahorane. Bye bye. Thanks for watching.